Reka tubasuhuze mwe mudacikwa n'ikiganiro impamba y'ubumenyi, ikiganiro twakiramo abanditsi b'ibitabo, ikiganiro tuganira se no kubyanditswe mu bitabo binyuranye. Muri uyu mwanya turi kumwe na Bwana Hitimana Innocent, kaze mu kiganiro. Murakoze. Washyize mu Kinyarwanda igitabo cy'undi muntu cyitwa Think and Grow Rich, ukita Tekereza ukire, nicyo gitabo dufite muri uyu mwanya. Ndashaka kumva icyaguteye gufata icyo gitabo. Abantu benshi barasoma akabigumana, ibimunyuze akabyandika ahantu muri agenda ye, ariko wowe wafashe umwanya ushyira mu Kinyarwanda iki gitabo kubera iki? Murakoze. Ndabanza kubashimira uyu mwanya mumpaye kugira ngo mbasobanurire, mbagezeho ibijyanye n'iki gitabo ndetse nshobore no kugisangiza abadukurikira kuri televiziyo nyarwanda. Mu by'ukuri rero amateka yanjye n'iki gitabo yatangiye navuga muri 2017, ubwo icyo gihe nari umukorerabushake muri Repubulika ya Centrafrica. Nje mu kiruhuko gitoya nsanga mu rugo agatabo gato kitwa mu Cyongereza Success Through a Positive Mental Attitude. Kakaba kari mu rurimi rw'Igifaransa, ariko uwo twashakanye madamu yaragahawemo impano n'umuvandimwe we. Kubera ko muri rusange nkunda gusoma, ubwo nagateruraga ndasoma, ndebye umutwe wako numva ni umutwe unkuruye, nibwo nafashe umwanya ndagasoma. Ako gatabo rero maze kugasoma niko nasanzemo bavugamo amateka y'iki gitabo iki ngiki mu Cyongereza kitwa Think and Grow Rich, cyanditswe n'umwanditsi Napoleon Hill. Maze gusoma icyo gitabo cya mbere no gusanga bavuga kuri iki ngiki, nahise noneho njya kuri murandasi ntangira gushakisha amakuru yimbitse kuri iki gitabo ndetse no kuri icyo ngicyo nari musoma. Usanga bavuga ko iki gitabo ahubwo ari nacyo cy'ingenzi, aricyo kibanza mbere icyo kindi, kuko icyo kindi cyanditse muri 68, iki ngicyo cyandika muri 37, ariko icyo cyandika wenyine, ikindi cyandika afatanyije n'undi wari warasomye iki. Ubwo rero bakavuga ko byaba biboneye gusoma ibi bitabo byombi, ku buryo bifite uburyo ki bifasha umuntu mu bashaka kugira imitekerereze iboneye kandi bikaba byuzuzanya. Ariko bakavuga ko icyabanje ari iki ngiki. Nuko nguko nahise mvuga ni ngomba gusoma na kiriya, nacyo ndagisoma. Maze kugisoma noneho nsanga cyo giteye amatsiko cyane, ko bavuga ngo ibanga ry'ubukire, inzira njyabukire. Ariko maze kugisoma bwa mbere nta kintu nabonyemo, ariko bakavuga ngo ni ukugisoma nibura inshuro 3. Ndongera nsoma bwa kabiri ahagana muri 2018, numva nta kintu ndi gukuramo, ndabari ku bundi igitabo umuntu agisomye inshuro 2 ntiziba zihagije, ahagaruka reka nsome niyo ya gatatu. Muri 2019 mu kwezi kwa 4 ku itariki ya 19 nibwo ndagize igitekerezo, ndavuga nti iki gitabo ngisomye ngishyira mu Kinyarwanda yamfasha kugisobanukirwa kurushaho mu buryo bwimbitse, kandi kiri mu Kinyarwanda ndakeka cyafasha n'abandi banyarwanda, cyane cyane abavuga Ikinyarwanda gusa bakifashisha mu kwiga, mu gusoma, mu kwandika, batavuga izindi ndimi nk'Icyongereza n'Igifaransa nk'uko abandi tuzivuga. Ntabwo igitekerezo cyavuye, ntangira kubikoraho. Muri uko gutangira kubikoraho nza kugira ikibazo ko nasanze abakurikirana igitabo batari abantu dushobora guhura hano mu Rwanda badahari, ari Abanyamerika. Nabwo kubera byakoranabuhanga dufite ridufasha, subira kuri murandasi ndashakisha, nza kugwa ku kigo Napoleon Hill Foundation, ndabandikira mbasaba uburenganzira bwo kuba nashyira iki gitabo mu Kinyarwanda. Ntago byatinze, bahise babumpa, banyohereza amasezerano ndetse banambwira ko ngomba kubanza kwishyura amafaranga yo kubugura, miliyoni 5 z'amanyarwanda. Nsanga ni ibintu nshoboye. Miliyoni 5 warazishyuye? Narazishyuye kugira ngo iki gitabo gishyire mu Kinyarwanda. Nemererwe kugishyira mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Byarakoroheye kubwira madamu ko ugiye gutanga ayo mafaranga, kubera ko mu gitabo hari ahantu bigera ukavuga ngo ntibikunda, ntacyo wageraho umugore cyangwa uwo mwashakanye atagushyigikiye. Ndashaka kubanza kumva izo miliyoni. Murakoze cyane. Aho ngaho byaranyoroheye cyane, kubera ko muri rusange nsanzwe nkunda gusoma, hari n'ibitabo
bitandukanye nagiye ngura mu rugo, inkoranya, ibindi bitabo nsoma, ku buryo kumusobanurira nkamubwira ko icyo gitabo nshaka kugishyira mu kinyarwanda byanyoroheye, cyane cyane ko ubwo nageze aho ngaho nari narakiguze mbere ngisanzwe ngisoma, ahubwo nshaka noneho kubona uburenganzira kugira ngo mbikore mu buryo bunyuze mu mategeko. Kubera ko rero nari mfite umugisha wo kuba mfite n'akazi, byaranyoroheye kandi nawe arabyumva kuko asanzwe azi ko nkunda gusoma. Nanamusobanurira ko mbona ari igitabo gifasha mu mibanire, muri bizinesi, mu nzego zitandukanye, gishobora kuba cyagira n'umumaro abantu ku rwego rurenze urwo mu rugo rwacu ndetse n'abandi. Ntabwo yakubajije uko ayo mafaranga azagaruka? Icyo kibazo yarakimbajije. Miliyoni 5 ni amafaranga rwose yarabimbajije atari make. Ndamubwira nti ibyo aribyo byose, iyo umuntu agiye muri bizinesi, ko nabwira ko iyi ni bizinesi ngiyemo y'igitabo, umuntu arashora hanyuma akagenda abishyiraho umutima, uko agenda abishyiraho umutima bigenda bitungana, bikazagira igihe bimubyarira inyungu. Inyungu rero akenshi ntabwo iza ako kanya, iza ahubwo nyuma y'igihe runaka, nyuma y'ingufu y'imbaraga umuntu aba yashyizeho. Uburenganzira bamaze kubuguha bwo kugira ngo ugihindure mu kinyarwanda, ni mu wuhe mwaka, n'amafaranga umaze kuyishyura, ubwo hari hakurikiyeho iki? Murakoze. Uburenganzira nagize igitekerezo ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 4 muri 2019, ntangira gushakisha, nandika nshakisha amanimero uko nazahura nabo, turavugana. Mu kwa 7 nibwo bampaye uburenganzira, tugirana n'amasezerano mu kwa 7 mu mwaka wa 2020 ngira ngo. Yego, 2020, kuko bari bansabye ko nagombaga kugikora nibura mu gihe cy'umwaka nkaba nagisohoye. Ariko haza kugenda hazamo nyine utundi tubazo kubera ko mfite n'akandi kazi, noneho no kuda nabo bakaba hari igihe babaga batanakora kubera iki cyorezo, noneho banyongeraho andi mezi 6 ku buryo nzageza kuri iyi tariki. Wari usanzwe se wandika ibitabo uretse kubisoma? Murakoze. Mu by'ukuri ntabwo nigeze nandika igitabo byo kwita kwandika igitabo, uretse bya bitabo twandika dusoza amashuri asanzwe, amasomo ari gusoza icyiciro cya mbere cya kaminuza, icya kabiri, icya gatatu. Nibyo ngibyo nagiye nandika, ariko igitabo nk'iki ngiki kiri mu rwego ntavuga ko ari urw'amashuri cyane, ni ubwa mbere ngikozeho, nabwo nkagikora ngihindura mu rurimi rw'ikinyarwanda ngikuye mu cyongereza. Tekereza ukire ni igitabo usoma impapuro za mbere ukabwira umuntu ngo iryo banga uzaribona, komeza wowe usome iryo banga uzaribona. Kuki mudashaka kuribwira umuntu bigitangira? Murakoze. Ntabwo uragerageza gusubiriza na Napoleon hiyo. Nabyumvise. Murakoze cyane. Mu by'ukuri iri banga ntabwo ari ukudashaka kurivuga, ahubwo hari ahandi naho yageze aravuga ngo umubyeyi agiye atanga, umenya ari mu mutwe uvuga ku iteganyamigambi cyangwa igenamigambi, mbona nahisemo kubyita iteganyamigambi, avuga ngo buri wese uko yagiye asoma azagenda abona ibiberanye n'ibyo ashoboye gukora. Yego. Urebye mu by'ukuri, n'ejo nibwo nari nakoze umuhango wo kumurika igitabo, babimbajijeho mbabwira ko ngewe ku giti cyanjye mbona ariho iryo banga ahanini risa n'irigaragara, aho buri wese ashobora kubona ibyo ashoboye gukora kandi akumva yabikora mu buryo bunoze, bityo agahita bijyamo. Hagiye harimo amabanga anyuranye. Yego. Ingero amabanga anyuranye, kudacika intege, kugira igitekerezo kiboneye, kubyitongera, oya buri gihe ntivuga oya, harimo utuntu tugiye tunyuranye. Utekereza ko usoma iki gitabo ari we ugomba kubisanisha n'imibereho afite, cyangwa ni igitabo umuntu yasoma akavuga ati nari muri ibi mbonye ko nari narayobye reka mpanga ibi bishyashya? Murakoze cyane. Iki gitabo mu by'ukuri gishobora gufata impu zombi aho ngaho, kubera ko maze kugisoma nanjye ubwanjye hari ibyo natangiye kubona nari ndimo bishobora kuba bitanganishaga mu by'ukuri mu cyerekezo nyacyo nari mfite, ariko hari n'ibindi noneho cyamfashije kuba nabona imbere ntabonaga kandi nshobora kugeraho. Uburyo rero mpere nko kuri icyo cya mbere cy'uko hari igihe gifasha umuntu akaba yareba ibyo yanyuzemo, ubuzima yari arimo, uko yakoraga akazi, uko yageraga ku ntego yiha, akaba yagira icyo ahindura.
aho ngaho naho kigenda kibigarukaho mu buryo butandukanye, kikagira n'ahandi gishobora gufasha umuntu noneho gufata igitekerezo cye, icyo twise ugushaka, noneho agasa naho acyohereje imbere ye atarahagera, kikamutangirira kugerayo, noneho we akaba areba ishusho imbere igana aho ngaho ashaka kugera. Ibyo twabonye nk'uko umuntu ashobora nko kwiyemeza ni ngewe mu myaka 5 ndumva nshobora kuzaba ndashaka kuba ntunze inzu yanjye ntagikodesha muri Kigali, ariko nkabanza kureba ese niba mpembwa tuve nka 1.5 miliyoni aho icyo gihe bizashoboka nkurikije n'andi mafaranga agenda ku bindi. Ariko bitewe n'ubwo buryo bw'imitekerereze, iyo nzu ukayibona mu myaka 5, noneho ya mikoranire twavuze isanzwe y'amahame agenga ibiriho n'imitekerereze n'amarangamutima bikagenda biyobora umuntu ku buryo azashiduka abona aho ngaho yahageze mu myaka 5 akabona inzu yatangiye fondasiyo. Mu gitabo muvuga ko atari ngombwa buri gihe guhera hasi, ndetse mwakoresheje ijambo rivuga ngo abenshi batangirira hasi ntibabasha kuzamura umutwe hejuru, ni ku rupapuro rwa 73 mu gika cya nyuma. Muravuga ngo abenshi ni mu bijyanye n'ubumenyi bwihariye, abenshi mu batangirira hasi ntibabasha kuzamura umutwe hejuru ku rugero rukwiye ku buryo amahirwe ashobora kubonwa n'amahirwe. Hari ukubona amahirwe, hari no kubonwa n'amahirwe. Wajya ku rupapuro rwa 74 hari aho handitse ngo ikindi kandi yamushyizeho amahirwe nayo ashobora kumubona. Kubonwa n'amahirwe ni iki? Abantu bategereza amahirwe bakayabona cyangwa bakayabura, ariko none icyo kubonwa n'amahirwe byo ni iki? Murakoze cyane. Kubonwa n'amahirwe ni ukuvuga ngo ni uburyo ki nshobora ngewe kugira ahantu ngera cyangwa se intambwe ntera, ariko none iyo ntambwe namara kuyitera igahita ingeza noneho aho nshobora gutera intambwe yisumbuyeho mu buryo bwo hejuru cyane, ahariho hari ya mahirwe. Noneho mu gihe iyo nza kuba ntarateye iyo ntambwe ya mbere, ayo mahirwe ntashoboraga kuyageraho. Nabaha nk'urugero rufatika, nari umukorerabushake, nabigiyemo muri 2016, nsanzwe ndi umukozi ukora hano mu miryango nakoreye na leta, hanyuma igihe kiragera mpagarika akazi njya kuba umukorerabushake. Nabikozemo imyaka 4, ariko uko kwitanga kwatumye ikigo nakoreraga kimpa akazi kadahoraho k'imyaka 2, akaba ariyo ngiye ubu ngubu gusoza, kandi ako kazi ko kari kisumbuyeho kameze neza, kampa umushahara wisumbuyeho kurushaho, ku buryo naje kwitekerezaho nsanga icyo cyemezo nafashe cyo kuvuga ngo ndiyibagiwe, kubera ko njya kujya mu bukorerabushake nari umwe mu bakozi bakuru b'umuryango utegamiye kuri leta wigenga, ariko mfata icyemezo cyo kujya kuba umukorerabushake mpagaritse umushahara, nubwo nabwo bampaga nyine amafaranga ashobora kuntunga muri icyo gihe. Ntibyoroshye ku badukurikiye, ntibyoroshye kumva ko wari ufite akazu kakareka ugiye kuba umukorerabushake, cyane ko no muri iki gitabo ku rupapuro rwa 18 hari aho muvuga ngo amahirwe yihisha mu rucantege. Amahirwe yihisha mu rucantege, paje ya 18 mwaranditse muravuga ngo amahirwe agira akageso ko kwinjirira mu gikari, hanyuma akaba yitwikiriye igisa n'akaga cyangwa se gutsindwa by'igihe gito. Amahirwe ni umugabo wavuga ibijyanye no guhatiriza no kudacika intege, ariko bavuga ngo iteka amahirwe yinjirira mu gikari kandi akaba yitwikiriye ibintu bisa n'akaga n'urucantege. Mbese biroroshye uyu munsi gufata icyemezo nk'icyo wafashe ugendera no kuri bwa bwoba muvuga muri iki gitabo? Murakoze. Mu by'ukuri gufata icyemezo ntabwo biba byoroshye, kuko nanjye maze umwaka narasezeye muri 2017. Narasezeye ko nabonaga gukomeza, cyane cyane ko naho nari mvuye bari banyemereye umwaka umwe wo kujya kureba uko bimeze, kuko ni ikigo twakoranaga n'ubundi n'abakorerabushake. Babonye nanjye ari byo ngiyemo barandika ati genda nawe urebe uko bimeze, ibyo bintu byo gufasha abandi mu kugarura amahoro cyangwa se mu iterambere rirambye. Nyuma y'umwaka rero nashatse kugaruka, ariko nibwo nahise nkubitana hari n'icyo gitabo, ngisomye nsanga mu by'ukuri ntabwo ari igihe cyo kugaruka ntabanje kongera ngo nanjye nihangane, kuko ahantu nkorera ni mu gihugu gishyuha cyane,
ku buryo kuhamenyera biragorana ugereranyije n'uko ikirere cyacu kimeze, ku buryo rero bisaba gushikama wa mugani, bigasaba kwiyibagirwa ibyo bintu by'urucantege, noneho umuntu akagenda abyihanganira. Umuntu usomye iki gitabo ari ubwa mbere, ku nama we wamugira, ntimutekereza ko uburyo cyanditsemo bwo kuvuga ngo singiye kukubwira iryo banga uzaba uribona we komeza usome, ntimutekereza ko byaca intege umusomyi? Murakoze cyane. Mu by'ukuri ntabwo byaca intege umusomyi, kubera ko mu mpera zacyo ni amabanga atandukanye. Nubwo dukomeza tuvuga uko umuhanzi Napoleon Hill yabyanditse, ibanga komeza usome uzarigeraho wongere ugaruke hano, ariko ibanga nshobora kuba navumbura muri iki gitabo hari igihe yaba atari ryo Barore yavumbura muri iki gitabo. Niyo mpamvu rero abwira buri wese kureba noneho hahandi hanyuma aheruka, buri wese akikorera ubusesenguzi. Buriya busesenguzi nibwo butuma buri wese amenya ngo ngewe ibanga inzira njyabukire nakurikira ni iyi ngiyi cyangwa ni iriya. Kandi akenshi hari igihe inzira Hitimana yanyuze ishobora kuba itandukanye n'iyo Barore azanyura cyangwa yanyuze, ariko mu by'ukuri twese tukazagera kuri bwa butunzi atubwira, bwaba ari ubw'amafaranga cyangwa se ubutunzi bundi bw'umutima. Anavuga ko rimwe na rimwe hari igihe buba bufite agaciro kari hejuru y'akamafaranga. Yego, ariko mu gitabo mwibanze ku butunzi bw'amafaranga murayavuga, ndetse muranavuga ngo umuntu yashaka nayature mu kanwa ke, ahumirize, ayibwire, yongere kugeza igihe ayabona, asa n'uri mu iyerekwa ryayo ayabona ayabara. Kuki amafaranga ariyo abashishikaje, ariyo yarashishikaje se uyu mwanditsi? Hanyuma ugisoma bwa mbere wari ufite inyota y'ifaranga cyangwa wari ufite inyota yo kumenya gusa? Tekereza ukiri icyo bivuga. Murakoze. Ku kibazo cya mbere cyo kuvuga ngo ifaranga, mu by'ukuri hari n'ahandi twagenekereje kuvuga ngo imari ni musemakweri. Iyo ufite ifaranga, ufite imari, byose wabikora. Hari n'ibyo yanditseho amapaje nk'angahe asobanura ko wabonye ifaranga hamwe hari n'ahatanga urugero rw'umukozi udafite akazi agenda akabona abandi baguwe neza bajya supermarket bakagura ikintu, agatambuka bakajya mu isomero agasoma imitwe nk'ibiri cyangwa itatu y'igitabo naga kumva ntibigenda, akongera agasohoka ibintu nk'ibyo kubera ko nta faranga afite. Agasoza avuga ko abonye ifaranga yongeye kubona akazi yakongera nawe akumva ari ubwe ibintu nk'ibyo. Mu by'ukuri rero ifaranga ni musemakweri, ariko nabwo hari ikintu cy'ingenzi yavuze. Yaravuze ngo ifaranga nta kintu na kimwe rishobora kugeraho umuntu adafite ubwonko bukora uko bikwiye, ubwonko bukora neza. Bivuze ko rero ubwo butunzi noneho bwa bundi buri hejuru y'ifaranga ni ikintu gikomeye cyane gishobora kujya no hejuru y'ifaranga. Mu gitabo, mu bitekerezo navuga hame birimo bikomeye, harimo kuvuga ko ubukire cyangwa ibyo wifuza kugeraho biri hagati y'imyaka 40 na 60. Yego. Ni ihame kubigeraho mbere birabujijwe, ese kubigeraho nyuma utarabigeraho ageze mu myaka 60 yihebe? Murakoze. Mu by'ukuri ntabwo ari ihame, kuko yavuze ko cyane cyane ari hagati y'imyaka 40, akavuga ko mbere ya 40 hari icyo yise ngo kumenya kuyobora amarangamutima yerekeza ku gitsina. Yavuze ko ibyo ngibyo bigerwaho cyane iyo umuntu ari hejuru y'imyaka 40, ariko akavuga ko hari abagira umugisha udasanzwe wo kuba babigeraho hagati ya 30 na 40, kuko avuga ko icyo gihe nicyo gihe cyo kwiga uko ayo marangamutima ayoborwa. Kuko avuga cyane ko amarangamutima yerekeza ku gitsina afite ingufu nyinshi cyane, ndetse yavuze ko hari igihe zishobora kuba serwakira iyo zidakoreshejwe mu buryo nyabwo, mu buryo bukwiye buza gufasha buboneye. None we akavuga ko iyo myaka 40 na 60, cyane cyane 40 na 50, ari imyaka yo gusobanukirwa uko guhindura amarangamutima yifashishwa muri uko kugera ku ntego umuntu aba yihaye. Aho avuga ko ubushake bwerekeza ku gitsina nyirizina umuntu ashobora kubuhinduramo ingufu zimufasha mu buvanganzo, mu buhanzi no mu bindi, bitewe n'uko yashoboye kumenya uko guhindura gukorwa. Akavuga ko uko guhindura gukorwa hakoreshejwe icyo nagenekereje nkita
ubushake bwo kwitegeka, mu cyongereza bacyita will power. Icyo kintu iyo umuntu agifite ashobora kuvuga ati iki ngiki ngewe Hitimana nari ngiye gukora singikora kubera ko kitamfitiye umumaro. Ushobora kugera gufata icyo cyemezo cyo kuvuga ngo iki kintu ntikimfitiye umumaro singikora, bisaba imbaraga nyinshi cyane, kuko akenshi we avuga ko ibyo dukora hafi ya byose biterwa n'amarangamutima turimo. None rero akavuga ko ngo hagati y'imyaka 40 na 60 aribwo umuntu aba atuje, amarangamutima yerekeza ku gitsina yaramaze kujya ku rwego rutuje, yarashoboye kuyahindura, none icyo gihe nibwo ngo ayifashisha mu gukusanya, mu kurundarunda ubutunzi. Nuko nagerageza kubisobanura. Yego, ariko se kuri kiriya ari we avuga cyo kuvuga ngo nta ntsinzi nta success ishoboka mu gihe uwo mwashakanye atagushyigikiye, uyu munsi wa none ko hari abadivorce navuga ngo tubona, ariko business zabo zikomeza kugenda. Yego, murakoze cyane. Icyo ngicyo kirimo ibice nka bibiri ngerageje kugira icyo nkivugaho. Icyo nise isangirangendo we mu gitabo acyita mastermind group, kugira itsinda ry'abantu muhuje muri bizinesi mufite imyumvire ihuye, hanyuma mukaba mufite umurongo mukurikiye mwese hamwe. Icyo gihe rero we avuga ko iryo tsinda rya gisangirangendo nk'uko nagenekereje kuryita ryagahereye no mu rugo ku bubatsi ingo, rikaba ririmo ari abashakanye n'abana bose bakaba bashobora kuba bazi bakurikira ibyo nyir'urugo ari umudamu cyangwa se umupapa, niko navuga nk'uko abana bakunze kubivuga, nawe akaba iyo bizinesi arimo akayisangiza mugenzi we, ndetse yaba ari ibyemezo agomba gufata akabifata babanje kubijyaho inama. Yaba ari ibikorwa bakavuga ko hari igihe umwe yaba ari ushoboye kubikora mu buryo wenda bunoze kurusha undi, ariko nabikora njyewe ari njye binogeye kubikora kurusha mugenzi wanjye, ngomba kubanza kumusobanurira kugira ngo nawe dukurikirane muri iyo njyana kugira ngo nawe abisobanukirwe. Icyo ni kimwe. None icyo navuga ikindi cy'isangirangendo, yenda mu gihe haba habayeho ko abantu batakibana, kuko hari n'aho bivuga ko hari igihe ahubwo abantu bashobora gukosora ikibazo cyabayeho bakoresheje ukutabana, uretse ko ngewe nshobora kutabibona gutyo kubera ko hari ubundi buryo byakosoka nabwo avugamo. Icyo gihe rero ayo marangamutima yerekeza ku gitsina, izo mbaraga zivuye aho ngaho zishobora kudaturuka mu buryo bw'ako kanya kubo bashakanye, ariko zigaturuka ku wundi nawe ushobora gufata umwanya nk'uwo nguwo. Harimo aho atanga urugero akavuga ngo abagabo bashobora guterwa imbaraga, guhabwa icyerekezo, niko nabigenekereje, biturutse kubo bashakanye, ndavuga ubashakanye w'igitsina gore, cyangwa se mushiki wabo, cyangwa se mama wabo, umubyeyi wabo w'igitsina gore, cyangwa se wundi wo hanze mu gitabo yise inshoreke. Bivuga ngo rero izo mbaraga zifite ahantu zituruka, kubera ko avuga ko ari ingenzi kugira ngo umuntu agire icyo ageraho mu byo abakora byose, nubwo hari n'ahavuga ko akenshi n'igihe umuntu aba azikoresha atazi ko azifashisha. Yego, kimwe mu bintu yavuze mu gitabo cye gituma abantu batagera ku cyo bagamije, ahangaha turavuga kuri tekereza ukire, n'ubwoba. Mwavuze ibikonoshwa 6 by'ubwoba, muvuga ubwoba bw'ubukene, ubwoba bwo kunegurwa, ubwoba bw'indwara, ubwoba bwo gutakaza urukundo, ubwoba bw'izabukuru n'ubwoba bw'urupfu. Ibyo sinshaka kubitindaho, ku badukurikiye ni byiza kwishakira igitabo bagasoma. Ariko noneho mu gitabo hari aho muvuga ngo aho umuntu yakuriye, aho umuntu yarerewe, nabyo bifite uruhare runini cyane mu kuba yatsinda mu buzima cyangwa agatsindwa. Ndashaka kugarura ikibazo muri context. Mwavuze Amerika, niyo bavugaga nyine, ndetse baranitaka, barayitera, barahamiriza, bagwa mu nka, bavuga ati twe dufite igihugu cyiza, dufite ubwisanzure butuma buri wese akora ibintu akabigeraho. Iki gitabo cyahuzwa gute? Reka tuvuge n'aha ngaha n'umunyarwanda. Murakoze cyane. Mu by'ukuri ndabihera njya gufata
icyemezo cyo kugishyira mu kinyarwanda ngira ngo ngisobanukirwe mu buryo bwimbitse ariko wenda nazanagisangize n'abandi kubera ko mu kinyarwanda nk'uko tubivuga ubwenge burarahurwa. Uretse ingero bagenda batanga zivuga nyine kuri bo ubwabo nubwo ari byo muri icyo gihe kandi bakitaka wa mugani, ariko amateka natwe tuba tuzi n'amakuru abatugeraho hari aho bitari nk'uko babivuga. Ariko uko biri kose harimo byinshi dushobora kubigiraho tubishyize nko mu rwego mu muryango nyarwanda, nko kuba umuntu atarashoboye kwiga amashuri ahambaye ngo aminuze agere mu cyiciro cyo hejuru mu myigire, ntabwo byakabaye ikintu cyamutera ipfunwe ryo kudakomeza gushakisha mu buzima. Icyo ngicyo ni kimwe nabonyemo, ku buryo umuntu wese ushoboye gusoma no kwandika ururimi rwe kavukire abonye ibyo asoma biri muri urwo rurimi bishobora kumufasha nawe mu mitekerereze, kuko imitekerereze ni karemano. Nubwo hari aho nagerageje gukoresha bavukanwa kubera ko nasomye hirya no hino nsanga hari igihe aho kuvuga Imana naho avuga ngo urwego rw'ubumenyi butagira iherezo, akavuga ngo uwiremye mbere ya byose. Ubwo nanjye nagerageza kugira ngo mbanze mbishyire aho byaba byegereye ibyo yavuze. Ni ukuvuga ngo rero ibyo umuntu yanyuzemo, ibyo yabayemo nabyo biramufasha. Umuryango umuntu yakuriyemo nawo hari uburyo ki ugenda ugira uruhare mu buryo ki abayeho nuko yitwara, cyane cyane tugarutse kuri cya gice twise urwego ndotero rw'umutima. Biriya bice bitatu bigize umutima, hari urwego nyumviro, ni ukuvuga ngo bya bindi bitugeraho byinjiriye mu byumvisho bitanu, kubona, kuvuga, gukora ibintu nk'ibyo. Hakaba n'ibindi bya bindi bigenda bigera mu mutima, hamwe tuvuga ko ari ibintu twakwita nk'indoto biba bitari ukuri, bitarabayeho. Ubwo rero ibyo byose uko ari ibyo bice byose bigenda bigira icyo bihindura ku mitekerereze yacu, kandi imitekerereze yacu burya kenshi igira icyo ihindura cyangwa se igaragaza mu byo tugeraho. Kuko yego mwakoresheje ijambo ibitekerezo ngufu, ibitekerezo ngufu umuntu yiyubakamo, ibitekerezo umuntu avana n'ahandi n'aho akorera, ariko n'uburyo bwo kwisuzuma, n'uburyo abantu bisuzuma nabyo muravuga ngo bizafasha cyane mu kumenya icyerekezo. Hari ingero nyinshi mutanga muri iki gitabo zo kudacika intege. Hari ingero nyinshi mutanga muri iki gitabo cyangwa se n'abanditsi batanze z'icyo muri iki gihe abantu bita ngo ni yego no kudacika intege, ni ukumenya icyo ushaka ariko naho ugishakira. Naho ugishakira ku buryo ugera ku muntu yaguca intege. Muravuga ngo umuntu wese akwiye kumenya ko abo tubona bose batsinze, abo tubona bose bameze neza, nabo bagiye banyura mu bibi baca intege no gutsindwa. Mwabyise gutsindwa guto guto kugenda kuza. Mu gihugu abantu badakunze gutanga ubuhamya bw'urwo rugendo, abatoya bashobora kubona inspiration. Murakoze cyane. Kuko ahangaha niba tuvuga tekereza ukire, tubiziranyeho kubaza umuntu ariko ibyo ubamo biragenda, ati yewe ati ni ukunyana yimbwa. Hari n'ubwo ati ni ukunyana yimbwa, hari ubwira ati ni ukubura icyo nkora, ati mbaye mpagaze hariya. Iyo mitekerereze, iyo migirire mutekereza ko yafasha urubyiruko? Murakoze cyane. Mu by'ukuri icyo kintu kirahari mu muco wacu, kuko ibyo dukunze kubona wabaza nk'umucuruzi uti bite se, nk'uko mubivuze turi aho nyine, kandi mu by'ukuri wareba muri rusange ugasanga nka bizinesi arimo iragenda neza cyane. Ubwo rero ibi ngibi nabwo ni uburyo nyine bwo kugira ngo dutangire duse n'abakomereza ku byo tubona, kuko hari abantu bamwe batangiye kugenda bafunguka. Hari n'ibindi bitabo nabonye byatangiye gusohoka, abantu bagatanga ingero zifatika z'uko bagiye bagera ku butunzi, bagiye bagera ku nsinzi runaka, noneho bikazafasha n'urubyiruko. Kubera ko mu buryo bwo kwiga nk'ibi twise ngo ubunararibonye, umuntu nyine nkatwe mu myaka yacu tubirebera ku badukuriye, bityo natwe tukaba twakubakira kuri ibyo, noneho twashobora gukoresha cya kindi yise ugushushanya mu bwenge, natwe tukagira ikindi tugeraho tugendeye kuri ibyo bindi, kugira ngo rero tube twabera nk'urugero cyangwa se icyo urubyiruko rushobora kureberaho. Ni uko twakomeza uyu murongo
ibi bitabo dukura mu byo mu mahanga tukabigira bikeya, ahubwo tugatangira kwandika ibyo twanditse nyine bijyanye n'umuryango nyarwanda byanditswe n'abanyarwanda, kubera ko hari byinshi dushobora kwandika mu kinyarwanda twabishyira mu ndimi z'amahanga bikabaryohera pe, kuko turabifite nk'uko nabo bafite n'ibigibi natwe turi kugerageza. Yego, none bwana Innocent, abantu bari buze kutubaza ngo iki gitabo se tuzagikura he, bazagikura he? Murakoze cyane. Iki gitabo navuga ko gihari kugeza ubu ngubu ku kigero gitoya, hari nk'amakopi nk'ijana nari nakoresheje mbere yo kugira ngo nkimurike. Nshobora gutanga nimero yanjye bakaba banshakiraho. Yego, ikindi nababwira yego mwayivuga. Yego, nimero yanjye ni 0782838926. Ayisubiramo. 0782838926. Iyo ngiyo niyo mwambonaho kuba bagishatse mu buryo bwihuse, uretse ko guhera ku itariki ya 4 z'ukwa mbere nshaka kugirana amasezerano na ziriya nzu zibikoramo bizinesi mu buryo buhoraho, ku buryo amakopi 1500 ushaka gusohora ku ikubitiro bazamfasha kuyageza ku bandi bayakeneye. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Murakoze cyane bwana Innocent, reka tugushimire nawe udacikwa n'ikiganiro Impamba y'Ubumenyi, ngo yagitanzeho miliyoni 5 kugira ngo abone uburenganzira bwo kugihindura mu kinyarwanda. Akeza rero karigura kandi karigurisha, ni ugusoma ukongera ugasoma ukongera ugasoma, ariko kandi ukanareba ko hari icyo kigufashije, kuko ni igitabo gitanga inama zagufasha kuva mu mibereho mibi ujya mu mibereho myiza. Turabashimiye. n'Impamba y'Ubumenyi.